yanjye kandi inshuti y'abanyarwanda, inshuti y'abahanzi. Inzira ya muntu igira aho irangirira. Icyo dutanze ni ukugenda mbere, ariko natwe tuzaza muri ubu buryo cyangwa ubundi. Ndihanganisha umuryango, ndihanganisha abahanzi, ndihanganisha abakunzi b'inganzo cyane cyane ya hip hop. Ndabihanganisha cyane. Nta muntu usimbura undi. Icyakora iyo umuntu aducitse muri ubu buryo, twizera ko iyo nganzo ye abandi bazayikomeza kandi bamuzirikana. Nongere gushimira bateguye igitaramo cye nimugoroba kuri televiziyo twakurikiye, cyane cyane urwego ruteza imbere abahanzi, East African Promoters. Ngira ngo igihugu cyacu kimaze kwiyubaka ku buryo ibyo abantu batekerezaga buri gihe ko byakorwa na leta, aba leta aribo bategura ibingibi babikora. Natwe inshingano yacu ikabakomeza kubashyigikira no kubashimira. Umuryango wa Jay Polly, bavandimwe ba bugufi n'abafana be, abari hafi n'abari kure, ndabakomeje kandi nkuko nabivuze, inshuti yanjye Joshua, rest in peace. Ntabwo tuzaha abantu bajya uko bigenda, ariko uko biri kose wari umugabo w'ibyishimo, ukomeze wishime. Igihe nikigera abantu bazabonana niba Imana ariko yabiteganyije. Turagushimiye, uruhukire mu mahoro, warakoze mu gihe cyawe. Arakoze cyane State Minister. Ni mu muhango wo gusezera bwa nyuma. Twishime Joshua Jay Polly, umuhango ukomeje. Ngira ngo wenda batari kubibona ku buryo bw'amashusho, mushobora kujya kuri Igihe Culture mukareba uko byifashe kugeza ubu ngubu, aho bamwe nyine mu babanye na Jay Polly, inshuti, abavandimwe ndetse n'abafana bari gusezera kuri uyu nyakwigendera. Ngira ngo mwagiye mubibona cyangwa se mwagiye mubikurikirana, ariko wenda dufashe iryo jambo rya State Minister kugira ngo wenda mwumve nk'umwe mu bayobozi cyatangaje nyuma y'uko nyine nyakwigendera Jay Polly atuvuyemo. Ngira ngo kugeza ubu ngo nko muri kubibona abanzi batandukanye, nabonye abarimo Diplomate, abarimo Platini Nemeye, abarimo Bulldog, abarimo DJ Pius, producer Medbeat, abarimo Gilles Sentore n'abandi bagiye batandukanye bagiye bagaragara ahangaha muri uno muhango. Ngira ngo wenda ni igikorwa wenda twanashimira, kuko urabona ko Jay Polly mu by'ukuri yabanye neza nk'uko buri wese yagiye abivuga. Isengesho ryo kumusezera cyangwa se ryo kumusabira no kumuherekeza muri rusange ryatanzwe cyangwa se ryatambukijwe na Apotre Yongwe. Ngo mwabibonye, wanagize icyigisho runaka hagenera nyine abasigaye, dore ko n'ubundi wamugaye tuba tugomba kwigira ku biba byabaye. Ibi ni bya twese, niho tugana, niyo nzira. Ubwo ni ukureba tuti ese dukuyemo somo ki? Ubuzima ni buto, ariko se tububamo gute, tubana gute na bagenzi bacu? Ngira ngo igikorwa cyo kirakomeje nk'uko byari biteganyijwe. N'ubundi byari biteganyijwe ko ku isaha y'isa 8 bahagurutse bari mu rugo rwa Jay Polly aho yabaga Kibagabaga, ariko urabona ko zirenze iminota mike, ariko n'ubundi urabona ko ari icyo gikurikiyeho, aho babashije gutabara umuvandimwe bagomba kwerekeza i Rusororo bakamuherekeza bwa nyuma cyangwa se bakamusezeraho bwa nyuma. Ngira ngo rero nibyo ibyo State Minister yatangaje, byo nibyo. Hanyuma murakomeza kureba iyo link iri munsi kuri comment, niyo irimo GoFundMe yo gufasha Jay Polly n'umuryango we. Ngira ngo ikintu cy'ingenzi cyane cyakabaye nk'ipfundo cyangwa se cyakabaye gikurikira
ibi ngibi biba bibaye ni ibyago yego, ariko se abasigaye umuryango wa Jay Polly ibyo Jay Polly yahaye abanyarwanda bo bawitura bate? Ngira ngo nubwo buryo bworoshye bwo kuba byakorwamo. Abana babiri ba Jay Polly mwababonye b'abakobwa, ni ibintu navuga ko wenda byaba byiza birebweho mbere na mbere. Hanyuma reka dukomeze kwihanganisha inshuti n'abavandimwe, imiryango n'abandi batandukanye bakunze babanye ndetse bumva nyine ko batarabyakira. Jay Polly yatuvuyemo, ubwo ngubwo igikurikiye no gutegereza ku bijyanye na album ye. Mwabyumvise ko Uwera Maurice yabivuzeho, kugira ngo mbonye na MC Tino nawe n'umwe mu bahageze. Murabizi ko yashenguwe cyane n'urupfu rw'uyu Jay Polly, Acoustin nawe namubonye, ngira ngo n'abandi benshi bagiye bahari. Nta wabavuga ngo abarangize. Nabonye Bulldog ndetse ndabona na madamu we nawe yahageze, ndavuga wa Bulldog. So ni umuntu wabaniye abantu mu buryo bwumvikana, ku buryo n'abakurikiye live kugeza aka kanya bagera mu bihumbi 4 cyangwa se binarenga, bose nyine ni kubw'iyo mpamvu iyo bibashokeye bari kuba babashije kuza guherekeza nyakwigendera Tuyishime Joshua, uzwi cyangwa se wamenyekanye nka Jay Polly. Ngira ngo mwabyiyumviye ubwo mukuru we yatangaga ubuhamya avuga ko uyu Jay Polly n'ubundi izina Polly ari izina yakuranye yakuranye kuva mu bwana bwe kubera uburyo yagiraga ikinyabupfura, bikaba biva kuri Polly. Ibyo byose rero ni bimwe mu byahishuwe nyuma y'uko atuvuyemo, nyuma y'uko atabarutse. Ubwo tukaba dukomeza kwihanganisha inshuti n'imiryango. Nibyo mwakoze kubana natwe, nawe utaha mukomeze kwihangana yanjye kandi inshuti y'abanyarwanda, inshuti y'abahanzi. Inzira ya muntu igira birangirira, icyo dutanze no kugenda mbere, ariko natwe tuzaza muri ubu buryo cyangwa ubu bundi. Ndihanganisha umuryango, ndihanganisha abahanzi, ndihanganisha abakunzi b'inganzo cyane cyane ya hip hop, ndabihanganisha cyane. Nta muntu usimbura undi. Icyakora iyo umuntu aducitse muri ubu buryo, twizera ko iyo nganzo ye abandi bazayikomeza kandi bamuzirikana. Nongere gushimira bateguye igitaramo cye nimugoroba kuri televiziyo twakurikiye, cyane cyane urwego ruteza imbere abahanzi, East African Promoters. Ngira ngo igihugu cyacu kimaze kwiyubaka ku buryo ibyo abantu batekerezaga buri gihe ko byakorwa na leta, aba leta aribo bategura ibingibi babikora. Natwe inshingano yacu ikabakomeza kubashyigikira no kubashimira. Umuryango wa Jay Polly, abavandimwe ba bugufi n'abafana be, abari hafi n'abari kure, ndabakomeje. Kandi nk'uko nabivuze, inshuti yanjye Joshua, rest in peace. Ntabwo tuzaha abantu bajya uko bigenda, ariko uko biri kose wari umugabo w'ibyishimo. Ukomeze wishime, igihe nikigera abantu bazabonana niba Imana ariko yabiteganyije. Turagushimiye, uruhukire mu mahoro, warakoze mu gihe cyawe. Arakoze cyane State Minister.